Mana nishimwe ndabaramukije aho muri hatandukanye. Uyu ni umunsi mwiza kandi Imana iduhaye ngo twishimiremo. Ni umunsi w'umugisha, umunsi w'amahoro, tugomba guhama Imana icyubahiro. Yesu ahabwa icyubahiro. Hanyuma uyu munsi turi kuwa kabiri, ni tariki 30 z'ukwezi kwa karindwi 2024. Yesu ahabwa icyubahiro. Hanyuma uyu munsi turi ku munsi wacu w'132 wa Commanding Your Day. Rero Imana ishimwe. Hanyuma uyu munsi turasoma muri Zaburi, Zaburi ibice 77 umurongo wa 13 n'uwa 14. Kadusome mu izina rya Yesu. Haravuga ngo kandi nzibwira ibyo wakoze byose, nzita ku bikomeye wakoze. Mana, inzira yawe irahera. Ninde Mana ikomeye ihwanye n'Imana rurema? Amen. Haleluya. Ngaya amagambo tugomba gusengera uyu munsi wa kwa kabiri muri Commanding Your Day yacu. Haleluya. Bibiliya yambwiye ngo nzibwira ibyo wakoze byose, nzita ku bikomeye wakoze. Haleluya. Reka nkubwire, kwibwira ibyo Uwiteka yakoze cyangwa se kubitekereza bigomba kuba iya mbere mu buzima bwawe. Ubyuka mu gitondo ugenda uryamye uvuga ukora buri kintu kimwe cyose ku buzima bwawe, kwita ku byo Uwiteka yakoze byakabaye inshingano ku buzima bwawe. Haleluya. Reka nkubwire, inshingano yawe ufite nuko Uwiteka agomba kuba uwa mbere ku buzima bwawe. Inshingano yawe ufite nuko ugomba kwibwira no gutekereza ku manywa na nijoro imirimo y'Uwiteka. Ndibuka Yesuwa, Mose yaramubwiye ngo igitabo cy'amategeko nk'iki gifate ukige ugitekerezeho ku manywa na nijoro, nawe icyama ukahora utekereza ku Uwiteka ku manywa na nijoro, akaba ari uwa mbere ku buzima bwawe. Haleluya. Wite ku byo yakoze ku buzima bwawe, wite ku byo yakoze kuva kera kose, kuko ni Imana itabeshya, ni Imana itameze nk'abantu, ni Imana ibyivuze irabisohoza. Haleluya. Rero mubwire, bwira Imana ngo Mana, inzira yawe irahera. Ninde Mana ikomeye? Nihe Mana ikomeye ihwanye n'Imana rurema? Oya ntawe. Haleluya. Urakwiye gushimwa, tugushyize hejuru, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Uyu munsi wo kwa kabiri turavuze ngo uhabwe icyubahiro. Uyu munsi wo kwa kabiri reka ukomere, reka uhagarare, reka udate igitare gikomeye, dushora imizi muri wowe. Haleluya. Reba baba shandara baba. Uyu munsi wo kwa kabiri Imana turugushyize mu biganza byawe. Abana bawe bajya mu ishuri zitandukanye, reka data nk'Imana rurema ubigaragarize. Reka nk'Imana rurema bakubone, reka nk'Imana rurema bakumve. Haleluya. Reka Mana yanjye ibi bibakurikira bisenywe, bikurweho. Ibimeze nk'itari iby'Imana byose bikurweho, birimbagurwe, hanyuma hagaragare kugira neza ku Uwiteka. Marayika w'Uwiteka bane nabo, data gitare gikomeye, ubayobore, ubaganze, ubakoreshe muri byose. Ni mu izina rya Yesu tubisenze kandi tubyizeye. Amen. Imana bagire neza. Umunsi wanyu urarinzwe. Umunsi wo kwa kabiri wanyu mujya muri shuguri zitandukanye, mugaruka amahoro. Uwiteka bane namwe. Amen.